Pastor Ramuzi Mm. BNB Yego. yari mu kiganiro avuga aya magambo arushinda naremerewe tubyumvikane yego abantu batagipfa twakumvikana ko aba baje basirikare baba babuza akazi yego da none se mugabo witwa Ezra ngo w'umujistoma bajya kunda kumwaza atari kubona ntabwo wifuza ko abantu bapfa ndatambuka umuntu akuboneze akaboneka amasanduku burya muze hari umuntu umbonye ahita abatizwa rwo rucuza nyura ahantu mu bukwe none umuntu arasetse kugenda bikanga nkamwegera muri aho wiyoroheje cyane itegereje kuzuza amasaha ndo kudaseka none se business guteye urubwa naha mwabibonye naha nabivugiye ko ncuruza amasanduku nagira mbamenyeshe ko nahagaritse gucuruza amasanduku. Byamusabye igihe kirekire, bimusaba imyaka myinshi, bimusaba gukora cyane ndetse bimusaba no kwihangana. Akenshi cyane abenshi cyane bakunze kuba bamuhimba si basaza, mu gihe we akunze kubyiyama cyane ndetse akanabyiyamira kure. Uyu munsi ushobora kuba wamukumva bamwita si basaza, wakumva amagambo ye, wareba ibikorwa bye, ibi ngibi ukaba wabyemera, ariko ntago ariko bimeze. Kuva mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru kugera mu mujyi wa Kigali, uyu munsi rero tugiye kuba twakugarukaho ku bintu bigiye bitandukanye bya Ezra Joas utari umuzi. Ezra Joas ni umwe mu basore ariko bakiri n'abato cyane, ariko abantu benshi cyane bakunze kuba bamwibeshyaho. Akenshi cyane hari utuntu tuzagenda usoma hirya no hino cyangwa ukaba wakumva amagambo ye. Ni amagambo meza cyane ashimishije ku rwego rwo hejuru. Ni amagambo akenshi cyane abenshi bavuga ko bakuramo amasomo akomeye cyane. Hari nk'amagambo yagiye atangaza avuga ko umugabo uri mu kaga asaba icumbi mu rugo iwe. N'andi menshi cyane agiye atandukanye, ariko hari byinshi cyane utaruzi kuri uyu musore abenshi cyane bakunze kwibeshya ko ari siri basaza bakamugeranya n'abandi. Ni umusore ukunda Imana, ukunda gusenga ndetse ukunda no kuririmba. Ibi ngibi abenshi cyane bamubonye aririmba mu gihe cyashize bibwira ko ari byo, ariko ntabwo ariko bimeze. Uyu munsi nakubwira ko hari byinshi cyane uza kumenya kuri uyu mugabo utari umuziho. Ariko nubwo ndi kumwita umugabo, aracyari umusore, usibye ko benshi cyane bakunze kwibeshya ko ari siri basaza. Ariko mbere yuko tuza kugira icyo dukomeza, reka ntangire ngusubiza nawe gushimira niba umaze gukanda subscribe ku Ihozo TV ndetse nawe ugiye kuyikora none. Igihe tugiye gukora muri iki kiganiro nditu. Twese turabizi neza ko hari imyaka umusore cyangwa umukobwa ageramo iwabo bagatangira kwibaza impamvu adashaka. Zimwe mu nshuti ze ndetse n'abavandimwe bakamwibazaho mu rwego rwo hejuru. Ariko Ezra Joas, abanyamakuru ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye ntibashobora kuba basoza ikiganiro nawe batamubaje impamvu adashaka. Ese Ezra Joas afite imyaka ingahe? Angana iki bituma abantu benshi cyane bamwibazaho bakibaza n'impamvu adashaka? Ese afite ikihe kibazo gituma adashaka? Ibyo byose rero ugiye kubamenyera muri iki kiganiro. Ezra Joas kuva mu karere ka Musanze kugera mu mujyi wa Kigali, hari byinshi cyane byamusabye gukora, hari byinshi cyane yihanganiye, ariko ugiye kubamenya amateka ye. Ezra Joas yavutse mu mwaka w'1993. Ibi ngibi ushobora guhita wikanga mu rwego rwo hejuru. Ntawe wari uri kumva iki kiganiro ushobora kuba utunguwe, kuko ushobora kuba wibeshyaga ko ashobora kuba yaravutse muri za 70 cyangwa za 60 bitewe n'amagambo avuga, ariko ntabwo ariko bimeze, aracyari muto cyane. Uyu yavukiye mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru nk'uko nabikubwiye. Umwuga wo kuririmba ushobora kuba wawumva awukora uyu munsi, ariko ntabwo ari uwavuga aha ngaha, kuko yabutangiye kera cyane afite imyaka 12 gusa y'amavuko. Ubwo yajyaga akurikira papa we agiye gusenga, kuko papa we nawe ni umwe mu bantu bakomeye, kuko papa we ari Reverend Bazigabirwa Joas wo mu itorero rya Anglikani. Uyu nguyu nawe ni umuririmbyi ukomeye. Ezra Joas abantu benshi cyane bakunze kuba bamubonana n'abakobwa bagiye batandukanye, bakamubonana n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye, ariko ntabwo bazi ubuzima bw'uyu munsi. Ese bimeze bite? Ezra Joas uyu munsi araza kuri kamera karira cyane ku rwego rwo hejuru, atakamba abenshi cyane batangiye kumwinjira business zo gushyingura, aho uyu mugabo atanga serivisi zirimo gushyingura ndetse no gukamera. Ubwo no kuvuga ngo atanga amasanduku ndetse n'abakameramani bashobora kuba baza gukora ku irimbi ryawe. Ibi ngibi mu kubikora ni ugufasha imiryango yagize ibyago kugira ngo baze kubasha gushyingura ababo neza, ndetse bashobore no kuba babika ibimenyetso. Ubwo ndavuga video ndetse n'amafoto meza cyane. Ebenenzeri ndetse na Joas niko kazi kenshi cyane bikorera, ariko si ibyo gusa, ndagira ngo twinjirane neza mu rugendo rwo kuva Musanze kugera i Kigali. Ezra Joas yatangiye ari umuririmbyi, ariko yaje kwamamara cyane mu ndirimbo yitwaga Ndabirambiwe. Iyi ndirimbo yabaye ikimenya bose, bamwe mu basitari batangira kuba bamwibazaho, abandi bantu bose bagiye batandukanye biturutse ku butumwa bwari buri muri iyi ndirimbo. Usibye kuba ari ubutumwa ajya ahereza abantu ku biganiro bigiye bitandukanye ndetse no ku mbuga ze nkoranyambaga, abantu bakabikunda.
no mu ndirimbo akora cyangwa muri filime akina, ibi byose ujya ubisangamo ukumva ni ibintu biryoheye kumva amatwi bigashimisha buri muntu wese. Ezra Joas yatangiye akina filime zigisha abantu gusenga ndetse no gukora ibindi bikorwa by'Imana. Nyuma yaho yaje kubona bitari kugabura neza, nyamara yashakaga kubona ibintu bitunganye kandi bigabura. Aha nibwo yaje gutangira gukina filime zisanzwe, arazikina koko karahava ndetse aza no gukundwa. Ariko se abantu kubera iki bakunze kwibaza impamvu abantu badashaka vuba? Bakibaza niba ugize imyaka 30 wakuze cyane ntabwo urashaka. Ariko nanone wagira icyo wapfa ufite 35 bakavuga ko apfuye ukiri muto. Ese ibi ni biki? Tuzabifata dute? Aha ngaha Ezra Joas hari ibintu byinshi cyane yagiye avuga. Akavuga ati uyu munsi niba wiboneye 2300 aho kugira ngo turye wenyine ujye kutuzana mu ndu musangire, nyamara nawe ntabwo urahaga. Ayo namwe magambo Ezra Joas yagiye avuga. Kugeza none uyu munsi abantu barakibaza impamvu adashaka. Ezra Joas ese atinya abakobwa? Ntabwo ariko bimeze. Uyu munsi hari amafoto agiye atandukanye ajya agaragara ku mbuga nkoranyambaga yifotozanya n'abakobwa. Bamwe bati hashobora kuba afite ikibazo gituma adashaka. Ariko se nanone biracyari urujijo rukomeye cyane, ndetse urujijo akenshi cyane nakavuze ko umuntu batagomba kumwibazaho iyo mpamvu kuko ni ibintu bisanzwe cyane. Dore rero ibyo nibyo bimwe bizwi kuri Ezra Joas uzwi nk'umujestoma. Ariko nanone ntabwo dushobora kuza gusoza iki kiganiro tutagarutse ku bimwe mu bikorwa bye akunze gupostinga ku mbuga nkoranyambaga, aho agira ati igitabo cy'inkuru y'ubuzima bwawe gifite ibice byinshi cyane. Igice kimwe kibi ntabwo bivuze ko ari iherezo ry'igitabo cyawe. Ayo namwe magambo yavuze. Kandi hari n'indi jambo yavuze ndetse nanarikunda cyane. Yagize ati buriya abantu benshi cyane bajya bagira batya bagatora ibishyimbo bagakuramo ibiboze bakabijugunya, ariko bya bishyimbo iyo bigize bitya bikaba byamera bigakura bikera. Nyuma yaho usanga wa muntu agiye kubisarura yarangiza akabiteka akabirya. Aha ngaha yarashatse kuvuga ko hari abantu bajya baza mu buzima bwacu bakabona ntacyo tumaze, ariko nyuma yo kubona ntacyo tumaze bakigendera bakumva ko nta n'ikintu tuzigezaho. Nyuma yo kubona ibyo byose ujya kubona ukabona nyuma y'igihe niba warakoze bikemera, ba bantu bagize batya baragarutse ndetse bagatangira no kugukwaka ubufasha bugiye butandukanye. Wowe uri kumva iki kiganiro uyu munsi ushobora kuba warashatse kubera agahato k'abantu bakubwiraga uko, ariko nanone uyu munsi ushobora kuba uri kumva iki kiganiro utarashaka, ariko aya magambo uyu munsi uri kuyabwirwa. Ese uyu munsi uri kubwirwa impamvu udashaka ni iyi? Ese uyu munsi hari umuntu ushobora kuba yaza muri business yawe nk'ibiri kubwirwa Ezra Joas, umuntu akaba yayisenya kandi bizi neza ko ese birashoboka ko uyu munsi business yawe ukuramo amafaranga ugakuramo byose? Uyu munsi hari umuntu ushobora kuba yaza akagutesha umutwe akaba yakubwira ububi bwayo kubera amagambo avuze, bikaba byatuma uyihagarika kandi ubizi neza ko igutunze ndetse igutungiye n'umuryango. Iterambere uyu munsi uriho bishobora kuba byarabigizemo uruhare. Uyu munsi Ezra Joas arimo ararira cyane uburyo bukomeye kubera umwibasiye avuga kuri business ye. Ibi byaje ko byamutera agahinda gakomeye. Ni nayo mpamvu naje kuba nakora iki kiganiro. Ndavuga nti nyuma yaho mubwiye impamvu adashaka bakagenda bamubaza mu buryo bugiye butandukanye, noneho uyu munsi baje kuba bakwinjira business ye. Ariko reka dusoze iki kiganiro, reka tugisoze, ariko ntabwo nasoze iki kiganiro nta gusabye ikintu kimwe: gukora subscribe ku Ihozo TV. Nitwe turi kumwe muri iki kiganiro rito, ukomeze kugenda mudushyikira mukora share